ikipe ya Police uyu munsi irakira ikipe ya Rayon Sport Nepo n'umukino w'umunsi wa 20 wa shampiyona. N'umukino ikipe ya Police igiye gukina ibizi neza ko ikipe ya APR iheruka gutakaza umukino w'ikipe ya Al Hilal, ariko iranabizwi ikipe ya APR ejo izakina n'ikipe ya Kiyovu Sport. Ariko nanone ku rundi ruhande n'umukino ikipe ya Rayon Sport igiye gukina iheruka kubona amanota 3 yari ingenzi yari akenewe. N'umukino ufite iyihe shusho uyu munsi Kigali Pele? Yani umukino ukomeye cyane utaza koroha ku mpande zombi, kuko nkuko bivuze ikipe ya Rayon Sport heruka gutsinda ikipe ya AS Kigali yari amanota atoroshye ariko baza kuyabona. Hazamo n'ikintu cyo kubona performance y'abakinnyi abantu batari baherutse kubona bahagaze neza. Iyo urebye performance y'uwitwa ABEDDY Bigirimana Lokando, wareba ABEDDY ari kumwe na Ngongo Tambwe Gloire, wareba Didier uyu musore bavanye mu ikipe ya Police uburyo ahagaze neza, ubona ko ari ikintu kiza cyo kwishimira. Gusa ni match komeye kuko Rayon Sport yabizi kwikeneye gukora revenge nyuma yo gusezererwa muri kimwe cya kabiri cya Heroes Cup n'ikipe ya Police. Rayon Sport no kure buryo itifatiraho nkareba ko yabyitwaramo neza. Ni match Rayon Sport isabwa gutsinda kugira ngo ikomeze kwegera ikipe ya APR. Buri yigize amahirwe ya APR igasitara kuri match nk'iriya ya Bugesera. APR izahura n'ikipe ya Kiyovu Sport yeruka gutsinda mukuri inyagiye ibitego 3-1 ku ikipe ya Rayon Sport nta kosa ukora. Uburyo ashaka kubapangamo bidahindutse defense yazo ari kwa yaba ari mwizamu Olivier Gishweka, kabiri ni Obed, gatatu nimwe natasaga nijuru Axcel, Chilembi na Yemeye, hagati Ranike Bangala Litombo, yego ABEDDY Bigirimana Lokando na Tambwe Ngongo Gloire. Uruhande rumwe witwa Mugisha Didier Taichi, urundi ruhande Aziz Basane hakataka Garden Bikumana Asmani Garden. Harimo ikindi kintu nanjye nemera kuri iyi attack ya Garden, akaba arukije Foronganye bishobora kuba bya bindi uretse ku defend umukinnyi waguze. Ntabwo Yannick Bangara yakabanjanyijemo ntarindwa y'imana. Urebye kuri forme urebye kubyo yaza gutanga muri kibuga no kubyatanze bakabona amanota 3 ya AS. Erega no umukinnyi uhenze, niyo mukinnyi uhenze Rayon Sport Yannick Bangala ni ihemba menshi nuko defanda amafaranga nibyo Yannick Bangala Litombo match yakinnye yamukura imuhanga akina hagati mu kibuga narakarabye uriya mwanya nawe reka ikibikubwira nuko kuva cyagiye atongeye kumugarura. Hari impamvu utamugaruye rero. None kuki kumupanga ko yamuzana kuri match kandi impamvu yamukoresheje twa nacyo turi wihindure. Twebwe Bruno Ferry yadutaye sirifasi yote ibyo mwana risa byose kwizigira ibyo avuga n'ibyo mu bicavuga na Axcel na Ruth. Ngewe hari uko nayipanze Yannick Bangara reka baraziranye barabanye abatereka nongere wenda muganirize, ariko icyo kwizigira avuga na Axcel agikomoje abatoza baze kukireba abari hafi ntarindwa mushyushye. Reka mbasobanura akantu kamwe kwarabura na Police yakomeretse pe gato cyane ku ngingo yanjye ni defend impamvu Yannick Bangara atakabanje. Yannick Bangara gukina kuri gatandatu afite inshingano ebyiri, nukujya gusaba umupira muri defense kugira ngo bawusohore, bagomba kuwusohora kuri we, agomba no gufasha muri distribution. Aho gafite inshingano 3 akaba na rido ya defense mu gihe barimo barataka. Nukuvuga ngo Yannick Bangara kwera uburyo adafite form fitness z'umubiri ntashobora gukora ziriya metero 50 zo hagati mu kibuga ngo agenda garuka none kwa kundi mu kibuga gitambitse nimero 6 abagikavaringa cyose ajya gukora za couverture iburyo ni bumoso. Ndakubwiza ukuri oya ni rega no gukora ko nta ruharo yabigizemo ni ibintu oya ni ibintu bisanzwe urumva. Nuvuga ngo uko abo bana twavugaga abantu arindwa ibintu bakora uko kwa kumupira kusohora twagiye tubibona kuri match ya Mukura abantu barabivugaga. Rayon Sport kujya umuntu usohora umupira ninde kugira ngo batangire bagende bubaka uburyo waramuburaga kubera iki ko ni Muhanga naguce mu ijambo uribuka ko Tambwe
atabaye mwiza kuko yajyaga gutangiza baro Cyane. kubera ko baramukoresha yageze igihe arihisha arihisha baramubwira Eh, abadefanseri cyane. bafata bagahura umuntu wubaha abavuga ati bitanturukaho bitanturukaho. atagira ikibazo kiza kandi none kunturukaho ikibazo cyari bakavuga ko ari kinahari nyakirisha ikipe kubera ko gatandatu atari ameze neza baburaga uburyo bamusohoreraho umupira bikaba ngombwa kujya kuwuransa bawuransa bakohereza kwa Vinyino nawe utameze neza mukuri igahita ibambura umupira Aho noneho ugiye rero- guhura na polisi mediane yayo yagaruye Musaga tuzi ku mbaraga z'umubiri teknikoma noneho aba barundi Gakwaya Leonard na Henry Musaga kuri tekinike tekinike bro ku mbaraga z'umubiri Icyo- Shiro Simeon nawe ibyo byose arabifite Vuga ngo uzi ko kuri APR byagezaho APR ibona ko gusorera umupira muri mediane ukina na polisi bigoye aravuga ati reka dukoreshe forume za kiwanuka n'urundi ruhande Ice mu mpande. bwabyiringiro Jean Gilbert uzajya waza Ubwo rero- duhereye kuri gatatu Benaziz Dao ntabwo ari mu mahitamo y'umutoza uyu munsi ku banyamahanga koca yavuze ko kuri Benaziz Dao nta kindi gitumye atagaragara kuri uyu mukino cyangwa se atahabwa amahirwe avuze ko Dao amaze iminsi akina imikino myinshi cyane akeneye kuruhuka ndetse nta nubwo anagaragaye mu myitozo y'ejo hanyuma ariko ngo nanone bikanahurirana na forume zica inkweto Bose. z'uwitwa Bameze neza. Ganijuru akavuga ati rero no mu rwego rwo kugira ngo mbone ibindi bisubizo mu zindi departement haba hagati haba ari imbere abanyamahanga reka mbe nahakinisha Ganijuru Dao mu ruhuri Ben Dao ni uko yaje akagaragaza ko ari umukinnyi nyine ufite uburyo bw'imikinire bwiza urabibona nyine ko ari umukinnyi ufite uburyo bw'imikinire bwiza ariko ni umukinnyi waguzwe na Rayon Sport amaze umwaka urenga atajya mu kibuga ni ukuvuga ngo ni uko yaje at least mu banyamahanga bari baguzwe na Rayon Sport nawe yaje mu banyamahanga bari bamaze igihe kinini batajya mu kibuga aza wenda agaragaza ibimenyetso by'uko yaba umukinnyi mwiza ariko physically ntabwo ari fit 100%. Ni ukuvuga ngo amaze igihe akina imikino myinshi isaba concentration harimo umukino wa APR bakinnye harimo umukino wa Al Hilal ni ukuvuga ngo icyo kiragenda kigahura n'ubundi n'uburyo yaramaze igihe kinini cyane adakina hakiyongeraho no kuba umutoza none harimo aratekereza uburyo yabona ibisubizo bisatira kuko atifuza gutakaza umukino ni ngombwa ko ibyo kuri icyo kintu uvuze cyo gushaka n'abakinnyi basatira uburyo babonera umwanya cyane cyane b'abanyamahanga nk'uyu munsi Yannick Bangara Ritombo yagarutse muri lisiti za gukoreshwa buriya nyuma ku kamace ka polisi na AS Kigali Pichubura yaje kugira ikibazo mu mfundiko urabizi ko ari match ya mbere arakinnye kuva aguzwe n'ikipe ya polisi buriya Pichu yaje kugira ikibazo mu mfundiko ntabwo Pichu aza kugaragara ubwo nkivuga kuri Pichu reka agire rwose n'ibibazo reka bimubeho kuko umutoza Ben Musa niwe wabiteye gufata umukinnyi yari amaze igihe kirekire adakina yaramufata mukuri Burundi bahoze bambwira ko ashobora kuba yarakoraga imyitozo muri umukinnyi w'ibyo byose uko yakora imyitozo uko yabigenza uko ariko kose adakina imikino izwi y'amarushanwa azwi nta ntego uyu munsi ashobora kubyuka akajya gukora imyitozo ejo bitewe n'uko yaramutse akabireka urumva ntabwo ari umuntu wagombaga kuba ari amahitamo ya mbere ku mutoza Ben Musa kuri match ya AS Kigali yafashe umuntu witwa Henry Musanga murabizi ko agarutse aragenda mukura mu bakinnyi 18 aragenda mushyira mu bafana Musanga ntiyakina akinisha Pichu iryo ni ikosa rya mbere ryamukozeho yagombaga gutsindwa yagombaga no gushyira umukinnyi byanze bikunze mu byago no muri risk ubu rero uvuga ngo uko bimeze ivunika rya Pichu byanze bikunze riragarura Musanga hagati mu kibuga ubwo tuwe dufitemo Musanga tuwe dufitemo Gakwaya Leonard tuwe dufitemo Simeon abo unafungiye aho ngaho rero ubushize yari yanakozemo n'irindi kosa yakuyemo Simeon urumva bakinishije Rage kwitonda Rebaka na Richard Kirongozi kwitonda Rebaka nubwo amukinisha icuma Axcel ikintu uvuze gikomeye ntabwo ari umukinnyi ubundi do character wakinaga hagati buriya n'umukinnyi yakinaga ku ruhande yaba inyuma akiri no muri za Bugesera cyangwa imbere asatira muri APR uyu muzanya hagati ugakinisha witwa Leonard tubizi ko abakinajya imbere cyane niba abakinnyi akina box to box bakina bagenda ugafata Pichu akaba ari ukashisha afite icyo kibazo cya fitness urumva ko yesaba expose none se yabuzwa n'iki no kuvunika imitsi deja itayikura biba bibaye ikibazo rero ikindi kwitona Rebaka navuga ntagaza kuba hari amakuru avuga yuko ku ruhande byanze kunze baza kwanyuza kuko arabuza abo batatu nibo bashaka gukina ni Henry Musaga
ni Gakwaya Leonard na Simeo noneho ku ruhande rumwe ni uyu musore ubwo yaba ari Richard Kirongozi ndetse na Byiringiro Rage amakuru akavuga yuko uyu musore noneho twabonye w'umunyanigeriya baguze witwa ngo ni Ekeson Okorio uyu mukinnyi byanze kunze ashobora umutoza kumukinisha abanjemo kuko mu myitozo ku makuru nakuruye muri kwa kundi umutoza ategura ama ekipe yombi imyitozo ibiri ya nyuma yamubanzaga muri ekipe ya mbere vuga ngo dushaka kuza kubona noneho uyu mukinnyi abanjemo ku ruhande rw'ikipe ya Rayon Sport duhere kuri gatatu Benaziz Dao ntabwo ari mu mahitamo y'umutoza uyu munsi ku banyamahanga koca yavuze ko kuri Benaziz Dao nta kindi gitumye atagaragara kuri uyu mukino cyangwa se atahabwa amahirwe avuze ko Dao amaze iminsi akina imikino myinshi cyane akeneye kuruhuka ndetse nta nubwo anagaragaye mu myitozo y'ejo hanyuma ariko ngo nanone bikanahurirana na forume zica inkweto z'uwitwa Ganijuru akavuga ati rero no mu rwego rwo kugira ngo mu n'ibindi bisubizo mu zindi departement haba hagati haba ari imbere abanyamahanga reka mbe nahakinisha Ganijuru Dao mu ruhure Ben Dao nuko yaje akagaragaza ko ari umukinnyi nyine ufite uburyo bw'imikinire bwiza urabibona nyine ko ari umukinnyi ufite uburyo bw'imikinire bwiza ariko ni umukinnyi waguzwe na Rayon Sport amaze umwaka urenga atajya mu kibuga nuvuga ngo nuko yaje at least mu banyamahanga bari baguzwe na Rayon Sport nawe yaje mu banyamahanga bari bamaze igihe kinini batajya mu kibuga aza wenda agaragaza ibimenyetso by'uko yaba umukinnyi mwiza ariko physically ntabwo ari fit 100%. Nuvuga ngo amaze igihe akina imikino myinshi isaba concentration harimo umukino wa APR bakinnye harimo umukino wa Al Hilal nuvuga ngo icyo kiragenda kigahura n'ubundi n'uburyo yaramaze igihe kinini cyane adakina hakiyongeraho no kuba umutoza none harimo aratekereza uburyo yabona ibisubizo bisatira kuko atifuza gutakaza umukino ni ngombwa ko kuri icyo kintu uvuze cyo gushaka n'abakinnyi basatira uburyo babonera umwanya cyane cyane b'abanyamahanga nk'uyu munsi Yannick Bangara Ritombo yagarutse muri listi za gukoreshwa yagarutse muri listi za gukoresha kuko uwitwa Likawo rwose nawe biravuga yuko umutoza rwose nawe biravuga yuko umutoza atishimiye performance ye mu mikino itambutse ni nako kuri wishidikanya aravuga ati reka nongere ngerageze ndebe haba mu myitozo bakoze mu nzove ariho hareba systeme impoza systeme ye haba mu gusesengura ama video muri yo séance ya video analysis kugira ngo barebe bongere bege police murabizi ko ejo bundi aribwo bari bakinnye ibasezerera mu gikombe cy'intwari aravuga ati rero reka nongere ngerageze Bangala yaramaze igihe adakina match ziri hejuru y'ebyiri ariko yahisemo kongera kumugarura ariko nanone ngo atekereza kuri ntarindwa igihe icyo ari cyo cyose uwitwa Bangala agaragaza indiscipline cyangwa se ukunanirwa cyangwa se kutubahiriza amabwiriza y'umutoza.